wa none mu kiganiro tumenye inyigisho za kiliziya, padiri amaze igihe atwigisha ku bintu bijyanye n'imibereho y'ingo, ariko uyu munsi yatwigishije ikintu bita ubuzima na roho. Kristo Yezu akuzwe. Ese wagikurikiye? Niba utagikurikiye, hari aho yavuze ngo ubuzima burazima. Ese wowe ujya ubitekerezaho ko ubuzima buzima? Ariko roho ngo iduha gutekereza ku bugingo. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo muri twebwe dufite ibintu bibiri, dufite ubuzima tukagira na roho. Ese ni gute ugenga ubuzima bwawe? Ni gute ugenga roho wawe? Ese ntushobora kuba uyoborwa n'ubuzima cyangwa se na roho? Isuzume, nanjye nisuzume, utekereze ikikuyobora muri make kirusha ikindi imbaraga. Noneho ni ukuvuga ngo ubuzima bushobora kutujyana ku rupfu, ariko roho ishobora kuzaduha ubuzima buhoraho, ishobora kuduha ubugingo buhoraho. Umuntu rero muzima, niko padiri yatubwiye ngo umuntu muzima ni uwita ku mubiri